Alo, muraho. Nitwa Antoinette Niyongira, ndi umunyamakuru kuri radio yitwa Kiss FM. Hari umwanya tugira w'ikiganiro cyo gutungura abantu. Tukabagezaho ubutumwa uwampaye nimero aba yampaye ngo mbagezeho. Niba ufite akanya rero wanyemerera nkakumvisha ubutumwa umuntu wakuntumyeho yampaye. Nta kibazo, mfite umwanya. Ufite umwanya, urakoze cyane. Reka nkumvisha ubwo butumwa. Ngemo rangubwira ko ngukunda kandi ko nkagusaba ko twahura ukanga, ariko bikambabaza cyane. Waketse ko hari ikintu ngushaka mu buzima bwawe kandi nta kintu ushaka uretse ko nshaka kugira tubonane. Umfashije kabisa kuko natakuze wazamfasha akubonaho basi rimwe gusa mu buzima bwanjye. Ngubwo ubutumwa nari ngufitiye. Namwumvise, ijwi naryumvise. Ninde? Brave. Niwe. Brave namwumvise. Yego. Ikintu namusubiza nuko nanjye mukunda kandi ntabwo ari ukwanga ko tubonana. Nuko mba mfite akazi kenshi ariko ntabwo ari ukwanga ko tubonana, gusa ngiye kureba uburyo nakora kugira ngo tubonane aho kugira ngo meze kumubabariza umutima. Wamubyaranye n'umuntu birarangira, byagenze bite ngo butari mu buzima bwe nk'umubyeyi? Nuko yagiye kuba ku Gisenyi kandi njyewe ndi i Kigali, ku buryo buri umwanya wo kubonana n'umwana wawe imyaka 17 n'indi ikarengaho. None se nta kundi byari bugende, ariko ubu ngiye gukora ku buryo tubonana. Nibura se umuhindezo umufasha ku byo kwiga n'ibindi? Beruka kubonana agiye gutangira ishuri niho namufashije, ariko se ntabwo yongeye kugira uko tubonana cyangwa kugira dukominikane kuri telefone. Ntabwo yongeye kugira icyo agusaba. Hanyuma se wowe nk'umubyeyi kuki utibwiriza ngo ugire icyo umuha? Nese nenda mukura he nta kontakte dufitanye na mama we? Se nta kontakte mufitanye? Ubu nyine turazifitanye bitewe yuko umunge ndi Kayonza, none wari umanza harari i Kigali. Ku buryo nyine ukahamagara mama we ukamenya amakuru y'umwana. Nta nimero ze mfite mama wiwe. Kandi barambwiye ko uzifite. Urumva umwana yibaza umwana ugeraho ahamagara kuri radio. Mfite z'uwo muhungu, mfite z'uwo mwana ntabwo nyine. Ufite nimero za Brave? Naho nyine nawe si ziheruka kera nyine. Aho ni byiza ko ufite nimero z'umwana kandi umwana nawe ashaka ko mubonana ngo ntacyo agusaba, akeneye gusa ko mujya muhura rimwe na rimwe nk'umubyeyi we. Nawe nkure tuzabonana. Okay. Ni iki bamubwira aka kanya kuri iyi myaka yose atakubonye? Wese namubwira iki? Icyangombwa nuko ashaka ko tubonana kandi tuzabonana, kandi nyine icyo azakenera cyose. Ntabwo ndi umubyeyi gito nanjye. Okay. Ngaho mbwira nk'ibintu bitatu wakoze bituma utakwitwa umubyeyi gito muri aka kanya. Kuko abakumva bo bagufashe nk'umubyeyi gito. Nanjye ntabwo ndi umubyeyi gito. Ntabwo ndi umubyeyi gito. Byagenze bite? Ni mama wanze ko mubonana se? Wenda n'umwana amenye ibyo ari byo? Oya, ntabwo ari we wanze ko tubonana. Ntabwo ari we wanze ko tubonana, ariko nyine mbere tugikundana byamanje kuzamo ikibazo. Bituma nanjye nari ndi umunyeshuri, bituma ndeka n'ishuri i Kigali kubera nyina. Ariko ibyo ntabwo ari byo byatuma nanga umwana ndamukunda rwose, duhora tunavugana kuri telefone. Urumva mu butumwa bwe ari kuvuga ati umbabarire basi nzajye nkubona. Urumva yakubonye rimwe mu buzima bwe bwose. Ubu wabuze imyaka afite? Imyaka afite urayizi? Imyaka afite ndayizi. Uba afite ingahe? Sinyukane ina 17. Yewe Gavedaste we. Okay. Reka twizere ko wenda mugiye kujya mubonana, kuko umwana yabinsobanurira ambwira ati nta kintu mukeneyeho, wenda akeka ko nshaka kumusaba amafaranga, nta kintu mukeneyeho, ndamukeneye nk'umubyeyi gusa kugira ngo amenyane nawe, amenye ngo data nindi. Humure rwose, ntabwo byari ngombwa kugira nawe icishe kuri Kiss FM. Urumva nta nubwo byari ngombwa nawe kugira ngo utaba mu buzima bwe. Urumva uburyo yanyujijemo n'uburyo yari yizeye ko yakugeraho. Nese arashaka se kugira ngo umufashe iki? Arashaka kugira ngo ujye umuha umwanya gusa
mubonane nta kindi rwose agukeneyeho. ashaka mbese yego akicara akaganira na se akamenya ise ninde gutyo nyine nk'uko mundi ufite abandi bana se? abandi bana ndabafite. none se abandi bana bubona batagukenera mu buzima bwa buri munsi nyine nka papa wabo? nawe ni muri urwo rwego agukeneramo bitafite aho bihuriye n'ubundi bushobozi bwe wamufashamo bw'amafaranga. arega burya umuntu muba mutari kumwe rero umuntu muba mutari kumwe nawe urabizi nyine kugira ngo umutekerezeho buri mwanya muri mu buzima bwawe bwose biba bigoye, ariko nyine umwanya wo nzawumuha kabisa. biba bigoye ariko nanone ugomba kuba mukuru ukibuka ko ufite umwana, ntabwo umwana yagusabye kumushyira ku isi, ni inshingano zawe rero kuba mu buzima bwe, sibyo? ukabizirikana ukavuga uti uyu mwana reka mubaze uko ameze, mubwira azansure, urumva ni umwana umaze gukura utaguteza ibibazo. kandi niyo yabiguteza nyine ni umwana wawe, biri mu nshingano zawe, ntabwo wamwirengagiza ngo wite ku bandi ufite we umwirengagize. sawa kabisa.